foreign hero abaya nibyo niko bimeze ubu bajyanye ntazongera kuyikoresha. Ibyo rero kandi cyaka ndashaka mbwira abantu buriya abasivile babifata uko babifata, ariko buriya ni bibi koko ko umuntu ubura umusirikare ko cyane cyane umusirikare ku rwego nka ruriya umbese umusirikare umuntu kwanza, ariko biriya nabyo bidefininga yuko urugamba ruba rugeze mu mahina, nta mikino. Ikindi cya kabiri, ibi nabyo bikwiriye kwigisha uyu munsi intambara z'iki gihe ntabwo kimeze nk'intambara za kera. Uyu munsi haba harimo ikoranabuhanga, abantu baragutrackinga hurire kandi monitor, bashobora gukora icyo bita pinpoint targeting, ku buryo umuntu ashobora no guterura drone cyangwa ikompara akarishyira mu gahanga kawe, n'urugero apana kawe uri ku rugamba. Yes, uri ku rugamba. Yes, niba ndi ku rugamba bashyiramo bana gusanga nawe uri hose, nta n'igitangaza kirimo. Niba tubona umuperezida w'umusangano bakamufata abantu batarabutswe bakumva ngo bamujyanye, ibyo ni ikoranabuhanga rero. Ikindi n'undi noneho we uri ku rugamba, ikoranabuhanga rishobora kumwerekana bati dore nguyu. Ibi si ubwa mbere, kuko mwibuka neza ko umuntu witwa wenda nuko Wiringoma yarazwe umuntu umuvugizi, nose ntihari undi mu ofisi yabo Castro nawe yishwe na drone, muri meme manière. Wibuke ko uyu nguyu meya wa Goma yitwa rya Bahati nawe yaraswe muri icyo gihe, meya cyangwa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru wo ku ruhande rwa M23. Mwumvise Kirimwami nawe yaguye ku rugamba general. Mwumvise uyu mujenerali hari turi kumva se no mu Burusi y'abajenerali bavugwa ku rugamba. Ibyo rwose nta n'igitangaza. Yego, abantu bashaka kuba perezida wa Chad ari Marshal de Chad yaguye ku rugamba bamurashe. Reka mbabwire, ibi ni ibintu bisanzwe. Nawe kumva ngo Lieutenant Colonel yaguye ku rugamba cyangwa generali, yes, that's how it is. Nuko ko yari umuvugizi akunda nyine kuvuga uko situation imeze, abantu bakayumva bakamenya mu itangazamakuru bakamumenya. Ariko yabaye n'abandi wenda banamurenze barapfuye mu bihe bitandukanye. Absolutely, nimunabimenye. Gusikiro nuko nyine nta muntu nyine umuntu yakwifuza ko umuntu runaka apfa, ariko hariya ni mu kazi, kandi niko kazi k'umusirikare. Icyo nicyo ngiye numva navuga. Ariko nanone ibi ngibi bigatanga iki isomo. Ni ukuvuga ngo abantu bagomba kumenya yuko iyo uri muri operasiyo, buri ruhande ruba rufite ingenzi arizo bita amaneko. Buri ruhande ruba ruharanira kumenya amakuru y'umwanzi, positionnement, ibyo bategura, formation zabo uko zimeze, kugira ngo ushobore kugira the upper hand. Rero kubona Makanika we ntiyarashwe na drone. Absolutely, na Colonel Makanika. Yego, baramuzamuye bamuhaye Lieutenant General, bamuhaye Lieutenant General. Sibyo ibyo rero ni erega na Mama Dundara nawe yarapfuye kandi bambaraga nk'intwari ya Colonel. Ibyo rero ni ibintu biri ordinary, bisanzwe during the war time. Ntabwo ntekereza yuko mutekereza ko hari icyacitse, hari icyo byanahindura ku nta nubwo intambara ihagarara, nta nubwo biri hagarika intambara, ahubwo ishobora kuba igiye kuba n'undi yapfa, ahubwo intambara iranacyanakomeza aho bamurasiye. Ntekereza yuko by the way nuko hari amakuru avugwa yuko sinzi, numvise nta muntu yavugaho, wenda I don't know, hari amakuru avugwa yuko muri biriya bice hari n'undi ngira ngo ni Colonel ni General de Brigade ushobora kuba ari ngira ngo mwene wabo wa guverineri, ashobora kuba ahubwo nawe yari yatawe muri yombi, uko bishobora kuba ari FDLR iyo yari yamuvugize. Ariko ashobora kuba yarabakwepye, ariko muri Scott ashobora kuba amwe namwe yarasigaye, cyangwa se hari intambara ikakaye cyane ku buryo aba bagabo batayiteguraga uko imeze. Hari n'igihe ushobora gutekereza niba drone imurashe ashaka kuba atari wenyine, ariko zari na drone nyinshi by the way. N'ubu ni nyinshi, ndetse nabonye ko Lawrence Kanyuka umuvugizi wa politiki yabati ni drone ni nyinshi ziramara kurasa ahantu hose zitarobanura. Ubwo rero ikirimo ni iki rero, nuko ibihari hashobora kubaho itangazo nyine ryemeza yuko riturutse ku ruhande rwa AFCM 23, ariko nanone ibi bigahinduka impamvu ishobora gutuma ibyitwaga ngiye nabonye ko bitanabayeho, byitwa amasezerano n'agahenge. Aha ngaha rero nkatekereza